world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung Truephone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza ku bindi. Duherereye hero ni mu mujyi muri Stawa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamagara igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion turimo turababwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung Truephone True Solution. Ngira uretse ko titamukunda ndareba. Sheri uri kuvugishwa. Uri kuvugishwa pe. Urabona nk'ejo bundi. Sorry. Nandi kububwira. Nindi kubwira ngo nkoreho. Kigali ngaho subira gufunga amazi. Ndimo gusobanurira. Urimo kunsobanurira ikindi nabwiye ngo ntunkore winkoraho. Anamukoraho mora. Twakunda umuntu ababaye nkaho abaye nkaho yizihiwe gutyo gusa ariko atari ibintu bimuvye ku mutima. Kimwe tware neza. None rero timo ibyo ntagari. Nundi bakobwa ntago dukunda abahungu bashyamye. Ntago dukunda abahungu bashyamye. Tugerageza ariko rimwe na rimwe wiyemeremo wigira umuntu urenze rimwe na rimwe, sibyo? Ibyo rwose ntabwo byakureshisha. Ko ndekora ariko nyine winkoraho. naso wakwemera yuko inshonje y'inarusi mu cyumba zose fini ntabwo ari buzange hanyuma se umwana uteranye ubona ko rwose umubiri ushyushye. Yewe numva ndi kumva nibiki. Oya nuko uba ngo Rusi buriya ibintu wumva ni ibintu byabaringa. Nuba ngo Rusi twagiye mu cyumba agize gutya kuri gahunda y'umbirangwanye ingwana kako namushaka noneho yiga imitwe yo kwitatsa kugira ngo abantu bari muri salo bumve ko mwishimiye twishimanye abeshya. Yewe ntago najya mama muri gukina urunana none reka da n'imitwe kabeshya kubera iki bakwambye ati kujya mu cyumba nkabona santima zirashize basi mu bwisoko uriko namushaka ko ari uruzi nese kubera iki mutobeshye. Impamvu ni ukugira ngo yerekane yuko namwishimiye ari fier mu diaspora urumva noneho iyo complex mbese umukure mu isoni mukure mu isoni kubera iki kwako nashatse kubimubwiza kuri ngo mwerure bwene ngiye nkona gundo gutuba nko duto gutya tutanepa usanga ateranye nkuko ngo kuri amataye zawe nitaye zifate kubona ko ari umwana umwamata Timo Ndawundi karabeshya. Uri gisore cyiza nuko hari igihe ugira nabi. Namisa ushuri wanjye. Timo ntuhoreho. Ntukorere iryo kosa. Ariko nawe buri muranyiciramo. Ngo iki? Kandi ntabwo ari byo kurumba niba ushaka kugira ngo nanjye ngire gutya unkore nanjye ngukoreho twumve twese neza neza. None ubushatse kuvuga ko ndi kugukoresha mu yandi magambo. Ndi kugukoresha. Kumukoresha ariko nanone. Timo subira uvuye. Cyo gufunga ari amazi. Mva amazi nyine genda ufunga amazi. Sobaye cyo gusubaka. Subira gufunga ari amazi. Ese bitagenda nona. Genda nona. Tubiza twatuganira. Sindi kugukoresha sese gisubiraho uvuye. Tambara tuganira byibuze na gato. Subira gufunga ari amazi. Tutandagiye ko numvaga. Subirayo. Ndagikoresha. Kuna nangiye kumva nimereye neza. Ugifite n'ukuntu kinini pariki nini. N'aya mapafu muri Swede. Ako cyatimo kirimo. Kinahumura neza rwose. Kibazo wagira ngo gifite ibifuko mu mutwe. Bame. Akorera kuva umukobwa yazanga usigaza buri kanya uje gukora iki none? Tugenda ari Uje gukora iki? nanje kumubaza imyenda ngomba kumuzanira indi yazamba. None si uzana imyenda utabanje kumubaza. Ose ngiye kuzana imyenda gusa yari yose nanje kumubaza ngo mu iyi myenda. Mata,
Vipi? Kazi? Sawa, nta kibazo. Kuri ni mapolisi. Sasa kuna wakilia pale, naona uriya mugabo na bakobwa babiri, ndashaka unyandikire na ni command yao. Unaijua sura hizi? Yego ndahezi najuze. Yenda unyandikire. Iza nangaha. Ya. Tena ugire vuba. Sasa genda uvuge munani mu kuzimu, sivyo? Nta kibazo. Ni ngiza karama. Tena wabwire bagire vuba. Yes, Mamita. Vipi? Ah, wewe uranga mshuti wawe kukisa? Hapana bana. Waraje na kabushe turakaburasa. Wewe ko mtu wa ndani urazi uravuga mu mbere ziki hata na kuku. Hakibazo. Sasa ari papie wanditse ya hatari ngo kuzibona biza kugora. Si wowe sasa kuna bapangayi wengine baragiye muri iriya nzu se mbere yuko urajamo. Batano. Okay, sawa. Oya, asante. Sasa hii papia tukahezi. Mamita hapana. Eyes hapana. Wiz hapana. Matama hapana.
umukobwa ndimo ndamugufatira neza ijana ku ijana sibyo mbega kumanze mubwiza ukuri umuvandimwe ni ikintu kimwe niyo nagucumbike atari mu nzu yanjye gucumbikiyemo pfa kuba ngucumbikiye urukundo urwambe kandi intare ntabwo zipfa kwikwirira uko tubonye tugomba kwiga ibintu byakoze iki byatugenewe ntugire ikibazo we umukobwa wawe ahangaha ngiye bamenye ntabwo nshobora kubaza witwaje iki kivuga gake hari wabaye umuntu n'umuntu wumva hejuru uvuze icyo jambo yaba yumva ko uvuze ibintu by'abantu b'abagabo ntabwo nshaka kugira ubushake bunyoshya kujya kuri shiri wawe ndabeshya kuva waza ariko wumva namusaba na bisu ntabwo urara mu cyumba kimwe nanjye simpita nkucika nijoro tumaze kubashuka nkata nigendera wagiye cyane nimuguma muri ibyo ngibyo muratuma najya kwikarabira kandi abana n'amazi ashyushye arimo amazi namaze kuyaterekamo yagezemo yanditwe tujye gupfurisha inkoko nahise nyazana ndayaguha njye ndimo ndamufata neza ku rugero we mani pawa uzagenda ukavuga ati mu buzima nabonye umuvandimwe sibyo ntabwo nakubonye aho udomora n'umuvandimwe ngo taha rero nugira ikibazo ndakomeza muri support yanjye ikindi kintu waba ukeneye agasavuri kide disi we kawe taha rero muvandi taha ucangaha umanuke ubwo ngubwo ngiyewe njye kumuzana agasavuri kide nzamuke ubwo nta kibazo kandi wakoze kuza manuka njye kuzana agasavuri kide umwana wanjye abone kujya koga ariko uze kutajya ubanduka manuka nyine banduwa reka nkaze nawe namanuke nyine nzamuke mane pa wakoze kuza muvandi ariko zana agasabune mubwire wowe njye nakazabone nzana manuka ugende nanjye nkore iki nzana ibyo nzana ega nibamara kumenya ko umaze kwimenyeza no kuko rubagamo bazata bakeka neza yuko umugore ari uwawe mushiki mu ngo genda ariko wagize ngo sheri watangiye koga fura isabune yanjye nsanze yashize woza iyo ngiyo wari ubonyemo sheri buriya cyamani pawa rero cyamani pawa ubona hariya ni ikibwa kigendera ni ikintu gihora kiri aho ngaho kiza kirukanka gisubirayo gusa ni icyana cyiza ariko muri ketse abantu bose bavuga ko ari ikiremba hari ikintu mwakora kuva wabaho yagiye isabune ntabwo iriya kujya mu maso bimeze neza ariko kano gasabune wakoga kangaka fata kano fungura akaguhereza kuri nta kibazo fungura guhereza kano kufungura nta kibazo mfunguriye ariko nkanyuzemo nta kibazo fungura kigatoya ariko sheri bebe kandi nawe ntukajya koga ubwo se muri dushe ugize ukanyereramo ntukajya ujya koga ngo ufunge ntushyiremo urufunguzo ntujye gushyiramo urufunguzo ntushyiremo urufunguzo komeza woge nyuma ndakurebera mani pawa ubundi twagize uku nguku akajya azanga twamwihera ibintu bishyuhije akaba aririye tukamuhereza inyama z'inkoko twagize urabyumva byose byo ndakubwira sheri ariko ubundi waretse mani pawa tukikundanira wowe urabona agasura kawe gashobora kujya kwamamaza ibintu by'amanido ibintu by'amayoneze ndabeshya nka cyamani pawa igisura cyacu dore bakeka bamushyize agiye kwamamaza nk'ukuntu mine yica akamamaza ibintu bya ebola ibintu bikanganye nta kibazo
kutatana agakika kuri fura nagakika kuri wewe ntabwo nabyemera mani bowe ntabwo uzavanga ugenda none uri muri dushe nawe wikingiranye ubushiki burarangiye fata umukobwa w'umusore agenda oya we kugenda fata n'umukobwa musohokane ndabiririmba noneho ndakureka kunyagaza guma nanjye ahangaha guma hano ufate mushiki w'umujyane danze ndekura guma ahangaha umucungire nawe mani ndekura ufite iki kibazo furawo ambarisa umusohoke furawo waje twaganira ni ambarisa umusohoke ibintu mwananiwe gukorera iwanyu muje kubikorera hano ariko nawe namubwiye ngo agende musohora ugende ntabwo bizongera musohora ugende siyo mukayimamya ngo uri muri dushe wenyine uri umukumbaye bingana iki byumva yuko mushaka kuza mu rugo rwa Kanimba ukinjizamo manipa muri dushe mukajyanamo nkanjye bimbabaje ngiye ko amazi minsi wanga nkwita mushiki wanjye namaze kujya muri mudi kuri mushiki wanjye ntangira kugufiringa nka mushiki wanjye sibyo hakushaka kunyereka uduco tubi nawe ufite ugatuma njya muri mudi y'indi mico mibi hakwaka n'ibitari kwabo rero ikintu cyoroshye ni kimwe genda usubizemo utwenda twawe ufate undi twenda bakuzaniye hano usohoke ugende manipa amasubira muri mubaye ntabwo bizongera ni ukuri ntabwo bizongera no don't touch me don't touch me mbana ubwo butoki bwawe toka ukora ku manipa ukaza ukahoraho yes please no ariko ako ni akazi kareba twebwe nta banyiri uruganda iyo ni responsibility yacu ijana 100%. Mais non nese twebwe dufite imodoka zizenguruka intara zose nta namwe tudashobora kugera ntabwo dushaka ko abacuruzi bazajya baza ngo bavuye iyo bacururiza ngo baje ngo gushaka inzoga ku Rwanda no impamvu ntabwo dushaka yuko abacuruzi bazajya bahenda abakiriya ngo bavuge ngo transport ngo yabahenze ejo ngo bongeyeho 500 ngo bashyizeho 300 ako ni akazi kacu dufite imodoka zihagije dufite produit 5 tukajyana n'amakamyo 5 ku buryo buri kamyo yose ifite buri produit ifite ikamyo yijyana nese wabinsonurite niba dufite uburyo bwo kujyana inzoga tukagenda epfo mu Mutara tukamanuka tukajya mu ishyamba epfo kwa Bamukiga tukamanuka tukajya kwa Bakibonga ahantu tutagira se ni hehe no on n'a pas de souci twe nta kibazo dufite kabisa inzoga tuzijyanira ntabwo dushaka ibibazo bizava hagati y'abakiriya n'abacuruzi icyo rwose ni responsibility yacu 100%. Ya pas de souci oya tweriko na rose dufitemo nimba nta rose dufitemo kabisa kuko ibyo ni ibintu nyine tuba twaraplaninze tuba tuvuze ngo uko inzoga isohotse izagira ku mukiriya wa nyuma gute donc dernier consommateur agomba kubona inzoga twayegejeje ahantu ayibona muri quartier nta metero agenze okay ça okay nta kibazo twebwe inzoga tuzigerezayo kubera ko turabishoboye kandi umwanya turawufite
kuko nta nubwo twese ko tudahinduranya n'abashoferi, buri kamyo iba ifite umushoferi wayo, ifite produit igomba kujyana, kandi akaba azi na area agomba kujyamo, na za Bweye yepfo iyo turagera kabisa. Mana sebi Tamu wenye utamu. Kama hura sawa ni bon. umva se ndumva dushaka tuvuga ko muragira ngo muri no minsi baracanganya ikigo. Ari gukunda amafaranga ariko namaze mbaze ukuntu byakugendekeye. Taha ndahamagara ketchup, ndahamagara sore, ndabishyiramo kanimba. Ngwino tugire icyo komandashe. Ubwo gihe ukajya muri douche umukobwa marogera mu nzu, abantu bose barahaca, ugiye muri douche ugiye kwihisha, weye kwihisha ushaka iki? Ese ibintu ukora mu rugo iwanyu nimba mufite iyo mwakoraga mbere, ni gute ujya gucumekisha umuntu ukaza no ushaka kuba mufatira sakamustense? Uretse ko mbona uri kunshiraho imipaka umugore wanyu. Umugore wese ari umugore wawe, ngo ngende umufate umujyane. Uri mushiki wanjye kano kanya. None ngiye ngo wajyana, ugiye kumara ibyumweru bibiri utagaruka hano. Bamenye nibyo nibiki nawe ushaka. Ibyo nibiki uri kuvuga. Sohoka uvugisha kuri bamwe. Sohoka. Ibyumweru bibiri. Sohoka. Ariko bamuhamagare. Flower. Bamuhamagare mutwara. Ngwino hano. Bamuhamagare Flower kano kanya musohoka mu byaro. Hoya gihore ibyo. Ibyumweru birabyemeye utagaruka hano. Urabyemeye utagaruka hano. Ibyumweru bibiri. 2 weeks, des semaines. Go. Ngende. Uje muri douche nari sono kikinjyana ushaka gufata umwana w'umukobwa Nimba nkubwingo nabo bizongera se. Nose ni biki wari ugiyemo buri? Siko runsebeje. Bakanga mushiki wanjye ngo nagashinzi hejuru yawe. Toka. Imbesile kasusa za elastique manevre ya vache. Genda we. Sari motora kajya. Flower. Ambara neza isume yawe. Ambara ntabwo nshaka kugira ikintu mbona. Njya hano gatoya tuganira. Ari njye na Mane Power uri mu rumba mino minsi murakunda nde? Niga cyane mpano ko kinyikuriraho. Nabusubira umuntu koko dukwiranye. Bamerigura umusore mwiza. Uri murakunda nde? Bakubeshye rero bamenya. Kuri no kumva nabuze nuko mbivuga ngiye ndimo ndabona ndi kugenda nkwibonamo. Natujye muri douche. Bamenya kuri kwiseta kuri kwiseta cyokere kigugukirigita Nari mpfuye. ufite akantu kakuka kabi Oya ntakindi. yakumanagurira ziriya nkweto ndashaka kuzijyana bame kuba tubikanye n'ibiki Ntacyo. Ndaza kubibi gahunda yacu ndayisubukura nimugoroba sibyo? Nawe ntacyo yagiye nimugoroba sibyo? Ubizirikane. Amenye na John mtoto kutoka town. Kuki karana ukajya koga kambaye pade? Nta n'isoni ukari kari mu kibata. Ariko nta kibazo. Yaranyeretse icyizere cyane. Flower. Muzane indi pade. Indi pade nyizane. Okay, sawa. Si pade.
wowe ko mbona Peter yenda nko guhera ari gupfa mu gitondo agapfara nimugoroba kutari kwikusanya udufaranga basinga wandikwe ibintu by'imitungo. Peter subyangi bari guhera ni ryari se adapfa mu gitondo nimugoroba akazuka agapfa nimugoroba mu gitondo akazuka ni ryari utamona yapfu umuntu uhora kwa muganga uhora muri bombone sinzi ibyo bamwongeramo umwuka ariko indwara ya Peter ni kuri imeze kuva nagira ngaha Peter ni kuri hora noneho rero ngo ni nako yavutse ubwo rero no kuvuga ngo Imana yamutisha ubuzima ni imyaka yonyine kwije yenda indi myaka agiye guhwera wafashe udufaranga duke cyangwa imitungo ukiyandika bitunga gake gake ejo n'ejo bundi wagira ngo azapfe baze babirwaniremo abo babonye bari abakobwa ukuntu bashinyitse amenyo n'abakobwa n'abari abagore uzu duhungu twiga turi ahangaha aba bapapa bose ntabwo uba uri kubareba si yawe ariko Satamu ni inama uri kungira cyangwa uri kuneka kutamugiye ntabwo mu bijyanye n'amafaranga ukagirira impuhwe komba nzi ko dutuma ushaka kutwikubira nk'umugore wa Thomas mukuru uyu tuvuge ko ategera wasanga ari cyo gutwara jewe rero sibyo igihe tubanye n'ikihe kinini cyane ngiye ibyo mfite ndabifite ntukajye ungiraho ikibazo ahubwo wowe ikiri ikibazo umuntu w'umugabo ukeneye kuzagura ikibanza ukajya gutuzamo abana shakisha uburyo utazakora n'abakire ngo ugende amaramasa nkura aho ngaho madikura wahata n'ibintu by'abandi wagira ngo ni ibyawe hano harimo imitungo yawe cyangwa uri umukozi nk'abandi ko nta muntu kiratibye wakibye none se tugende ku farasi kuko rero yavuze ati rese bari kwandika bigenza twafata indi tugacurisha indi kuko na original hari nta muntu n'umwe ubizi ko ihari nta n'umuntu uzahiri akoda uza makashe kuri ya farasi ariko nizihe kashe se umuntu atahimba niki tahimbaza ntabwo wibuka farasi se amanuza yarariho amastamp yarariho yunda yazi mu mutima so niba rero wari uyazi ko baregeretazi bose bayikoze none ko ufite ubwenge urabuzwa n'iki kubukoresha ufite ubwenge urabuzwa n'iki kubukoresha umusaza yarapfuye n'ubundi aba bana biwe umwe ababura umwuka umwe ababura izuba rimwe ngo yitabe Imana cyangwa umusuzi umwe ngo yitabe Imana wagize ukuntu bigenza ugakuramo utwawe ukigendera kandi Imana ngenge amara tuzahura uri gusabiriza kandi cyane n'inzu kuri umukire mbona wabyimbye agatuza agashyize ari imbere bigucange muri no Kigali naho giye kintu kwibaza iyi farasi byanze bikunze kuba kubitakiraho yashyize nuko ari umuntu yifite twakora ndise ikazi kagongana nayo rero umuntu yifite igihe gishize yakabera twibye kera kuri konti z'umuramo ujya gucekinga cyangwa se mureba ibintu byose nta kintu cyose niba inahari ushobora kuba ari nk'injiji y'umukozi aha ngaha wagiye ukayifata akajya kurujugunya muri pubera atabizi ikagendera uko nguko kandi nkabwiza ukuri niyo yagaruka hapfa wariye wowe wajya urika imikino ushobora no kwiga uvuga ati ngewe bankinnye imitwe banzanira ibi ngibi ntabwo nari mbizi kura kazi yawe ngaho rero gira inama wowe dufate ibiriya bintu imine iriya farasi urumva twongere nyine dukora igicupuri n'ubundi nta umuntu atacupura urumva nitumara kugucupura ufate wewe wiyandikeho udufaranga ejo n'ejo bundi Peter nanahwera tuzikorere kampani yacu cyiza yagaragazaga kandi kiri kirere ni imigabane ukuntu iteye urumva ngiye banafite mu 5% gusa aho kantu uvuze ngo twita tuyibaradinga wenda gatwara 30 naho gatwara 30 ikitoroshye n'ikima aho ngaho ko bisaba kugira ngo abantu begerane baganire bashyire ibintu mu buryo ngiye nakubwiye ngo ngiye niyo wafata umva urebe ko nta n'ikibazo na kimwe cy'amafaranga we fata 40 ngiye nkubite 20 nta kibazo na kimwe ngiye mfite amafaranga ni ukuri kw'Imana none ziratonze mama wayikora kuzo kwamubona ko bese utamubona akomane ububandi bwawe wogiye waryo uwabuze umuntu waryo baraguhereza kuva twahura ni ukuri kw'Imana ega nago ngwanga nuko mbona wigize debe kandi ushaje tamu nizere ko unyumvisha oya ushaka kumwicura ngiye ugura urutonde rw'amakashi yose yarariho uyamuhe nihagira ikintu kimwe kiburaho kuko nani isura yayo gifite mu mutwe ni amafaranga tuvuganye gusa nta kindi ngiye ni ituro nanjye navugaga rero mbona mukuru bangana Sorena kanimbuza ko bameze nk'abana buriya ngo amujyanye kwa muganga gupimisha ngo arebe ngo kwinda yayikuyemo ku bushake ngo cyane imbi itaravuyemo inda se yari yakanyimba byahe buriya Sorena yari atwite inda y'undi mugabo Kanimba bishyuha bajya kumwitaho mukorera ibintu byose bishoboka none Sorena ambwiye ngo kaza twite undi nawe ngo bajye kureba ko hari ibyo mana datira ibintu birinze kugorana
undi uyu akazi k'inda atariya arimo ararwana n'iki. uzi ukuntu kanimba yegeranya akabyizi arahinda njyewe umbwiye ko inda atari iyanjye ndi umugabo navuga ni manu sheri uzi kuba umugore yakugerekaho umwana utari uwawe ukamurera umwana amara kugira imyaka 20 kumva umuntu avuye ngo si uwawe ko agahinda kenda kukwica none ndebera ngo mujyanye kwa muganga yipanga akazi bya hano nabonye filime itagira uzi nubishobora sorry nubishobora uzave muri urugo wigendera ko ibintu byo muri uru rugo ntabwo byatuma hari iterambere ubona bahereye kare barwana Wumbeshye neza ugere hari ikinyoma ugitereka. Nta n'ikibazo ufite wowe. Ukumva uri muzima na hako wigeze ibiki. Umbeshye ngo uratwite. Nishimye ngukore buri kimwe cyose. Ngende ntumize no hakurya mve muri Kigali ngende igisenge nzane imicanga nzana amazi ngo yawo. Imiti yose ngende manura wagira ngo bamwe muri farumasi. Ngo ufite ikibazo. Habe na gitoya. Akura bizi. Urabizi? Sore ugomba kuva muri runo rugo. Ugomba kuva muri runo rugo. Ntacyo umaze hano. Icyambere ntubyara, ntugira ute ntacyo umaze. Ndabeshya. kandi wagiye ureka kuvuga nabi kumva kuba yavana ari wo muti w'ikibazo. Amaze iki hano? Ese wamubabarira? Kwagize Icyo gihugu cyawe kigize kigere. Abara hari Genda nyine. Genda ukingura. Kandi reka nkubwire. Tekereza kuba yagize umutima wo kubikubwira. Uwo mutima kuki atawugize mbere? Wowe wumvamo ubwenge buwe. Njye ndi kumva wamubabarira. Suta. Usiwachuzi moko? Kandi uri kaki mitwe yene se. Kandi iyi si ya nkoko siwambwiye yuko uwo musazi yabambuye inkoko